nimba ukiranukiye pasiteri kiranukira na mudugudu ntibakigira abantu b'abanyamwuka kandi nabo akakantu katari kezama kuko iyo uri umunyamwuka cyane n'iby'umubiri uba inzobere yabyo ibyo bintu byose urabimenya. Mfite umushinga wo kungura Imana yabona nayo imaze kunguka nanjye igakora mu ikofi kampemba kuyungura yego yarahombye oya mu bayungura ushaka kujyamo cyangwa uri mu yaguhamagaye kuva nahamagarwa wenda ndahera hasi kuva umugambi wayo gutegura ngo mama Charlene azavuga Imana yampamagara noneho ngeze muri ibi iri tangaza makuru nashimiye Imana ko yafunguye iyi mama Charlene kuko nge muri gahunda yanjye ntibyari birimo ariko ibintu byose ngomba gukora sibyo nzikoresha hari nibyo nkora nkoreshejwe kugira ngo Imana yunguke. Nagiye mbona umugisha ari naho havuye ryashya ari nakubwiye byo kurya kundoga no kundogera abana. Yego Canon 5 Remark 5D Remark 3 abaze kubivuga ubu hari ibintu nirebera nkaseka nkenda gupfa. Hari umuntu witwa nyina w'amapape njya mbona nkuri iyo murebye mva ndaseka nkenda guhera neza nkasika nibura nkanishima iminsi yanjye kiyongera nta jambo ry'Imana yavuze sibyo ariko nibura yagiye mu rwenya ibintu nk'ibyo wakintuwe nibwo ikintu nk'ibyo ajya akora kuko kanu yivugiye uko kanejeje umutima wanjye ndisekeye. Dukomeje kwifuriza ibihe byiza nshuti yacu nshuti yanjye nshuti ya mama Charlene official TV nje ndi Clement Bagemahe ndi umunyamakuru bakunda cyane barakubona yewe namenye ko kugira urukundo ari impano idasanzwe namenye ko ntagomba kugira umutima ufite umushiha na mukushi narabimenye rero ni impamvu igihe cyose nguha ikaze nka kwakira mama Charlene nanda kwakiriye ubanje guseka niho mba muri system ya introduction yanjye umushiha ntabyo nagira no ntabwo izo bituma nababaza umutima wanjye kubuza kuko abatubabaza barahari hari abantu ntamamvu yo kwiyongeraho imibare hari abantu bahari bakoreshwa na satani bagomba gukora ibyabo rero ngiye nkakora ibyanjye bituma bambura bakora ibyo bakora nabo bagasanga bibeshye rero urakoze cyane noneho rero tugeze muri umwanya murabona ko nyine bibaye ngombwa ko mashani tuguha ikaze. Urakoze cyane. Amakuru meze sawa ndashima Imana ndakomeye gushima Imana yego kabisa na Marinette umva kandi na Marinette ubwo sako kanongeye mu ko atari keza mama ntabwo ari kabi amaso ubu mukanya ndashyiramo n'umuti ahubwo nanjye ari hari yambaye sinzi kuntu yambaye penda yafite y'amafime meza je nambara kugira ya atara y'amaso ntago ari y'amaso ya style da nese ngenda nyahejwe hose kamera wanije kuri aho yawe yewe ntabwo ari style amaso yaranyishe nje ntabwo ari amaso uno mukanya ndashyira mu muti nje ndareba cyane nkumva cyane yego ndareba cyane nkumva cyane ariko nawe amaso ntacyo bibaho ko umuntu arwara amaso tuguha ikaze kuri mama Charlene official TV. Murakoze cyane. Uyu mwanya twishimiye kuyoganira nawe kubijyanye no kuba hari ibyo twagiye tuganira kuwagarutse mu rubuga rw'itagazamakuru cyane itagazamakuru ryawe rishingiye ku buhamya bwawe rishingiye kuri mama Charlene official TV urumva ko ni wowe mama Charlene hanyuma twongeye kugaruka tuva mu bwiza tujya mu bundi yego hagati aho ngaho dufite byinshi byo kuganiraho ariko cyane cyane dushaka kumenya mama Charlene mu bikorwa bya mama Charlene mu bikorwa mama Charlene ibikorwa byawe ni ibihe bimeze gute muri make watangira ariko kwivuga amazina yawe buri kiganiro ujya wivuga kuko mama Charlene ni izina ngira ngo ry'umwana wawe ujye wivuga n'amazina kugira ngo abantu bajye bamenya ngo ni mama Charlene ariko yitwa na gutya. Okay, nitwa Mukeshimana Emerita ku izina rya mama Charlene. Ndi mama abana 5 ndumva bihagije. Yego. Mama w'abana 5. Yego. Mama Charlene ni muntu ki mu bikorwa bimeze gute ibikorwa bya ubundi ukunda kugaragaramo nibihe? Okay. Nasanze ibintu Imana igenda inyagurira imbago hari igihe uba wumva ufite impano runaka ariko Imana ikajya igenda ivumburamo impano muri wowe. Yego. Njyewe rero ivuga butumwa mfite impano yivuga butumwa ariko ntago ari ivuga butumwa gusa njya ngira n'izindi mpuguro
ku buryo nigisha Bibiliya ariko nkigisha n'ubuzima busanzwe kuko ari mu isi narahabaye na n'ubu ndahari no mu bintu by'Imana mbibamo kandi nasanze mbere yuko umuntu ajya mu ijuru azabanza abe ku isi. Umuntu rero wananiwe kuba mu isi neza n'ijuru ntabyo yakugiramo. Hari n'abantu baba bumva ngo bakita mu bintu kwita ku bintu by'umwuka gusa batitaye ku by'umubiri, ariko umwuka uba mu mubiri, muzima byose bigomba kurindwa. Rero nuko nafashe iki gitangazamakuru cyanjye kugira ngo ngire ibyegeranyo biri mu mutima wanjye no mu bwenge bwanjye no n'iby'Imana igenda igomororera njye kugira ngo abantu barusheho kwaguka. Kuri uru rubuga ntago hanyuraho ijambo ry'Imana gusa. Hari uburyo nkoreshamo wagira ngo ni nkuko nimba namaze kwigisha ijambo ry'Imana ariko nkarisesengura mu buryo bw'umubiri. Ku buryo nshobora kwigisha mu buryo rusange. Nshobora kwigisha itorero ariko nkigisha n'igihugu. Kuko hari ibyo umuntu abona kwa pasteri ariko ntabibone kwa gitifu. Hari n'ibyo ubona kwa gitifu ntubibone kwa pasteri. Kirabona abadiyakoni. Ubwo mvuze ngo gitifu yubahwe na pasteri yubahwe. Pasteri ntiyubahwe wenyine ngo abari ugira umumaro muri nge gusa ngo numve ko ari ufite umumaro. Gitifu musuzugure kuko mfite ibintu nzakura mu kagari byange bikunde ntashobora kubona kwa pasteri. Ariko nagatuyemo. Nagatuyemo. Nibyo rero ngenda nigisha. Nimba turi kuvuga ngo umwami Yesu, umwami wacu Yesu yubahwe ariko n'umwami Imana. Umwami Imana yamamare ariko n'umwami unyoboye mu gihugu nawe yamamare. Kuko n'ubundi nta n'ubwami butava ku Mana. Nta buyobozi butava ku Mana. Icya 10 cyubahwe ariko n'imisoro n'amahoro nabyo byubahwe. Urumva ndashaka ukuntu nkubwira ukuntu mpuza ibintu. Abasenga bubahwe n'abadasenga bubahwe. Nabo bubahwe. Nta byo guca imanza ariko ndabona turagaruka mu bikorwa turaje wari kiri kuri system ya cano ariko njya mbona abasenga cyane bakunda kwibasira abadasenga. Nabyo zabitekerezeho. Rero nkubwire ibyo ngibyo narabitekerejeho uko ugenda utindana n'Imana yagura ubwenge bwawe hari ibintu ugenda umenya. Hari ukuntu twabayeho umuntu yaba ari nk'umusinzi ukamugendera kure kandi ko ari ikidayimoni, yaba ari nk'umujuru toka shitani ariko nasanze atari ko bimeze. Nimba Imana ifata umusinzi ikamwohereza aho ingabo zimurinda yaraye mu businzi ataraye mu masengesho yewe mutesha agaciro gute? Oya uretse nibyo niba Imana ishobora gufasha n'uwo musinzi cyangwa uwundi ukora ibindi bibi akaba yafasha umuntu utishoboye wowe usenga udafasha utishoboye. Urakoze mama Charlotte cyangwa bikorwa karagaciyemo. Bityo rwose ibyo uri kumbaza. Yego. Muri makeya mba ndi kwigisha abarokore ngo ntibakigira abanyamwuka cyane atari nabo bajye baninjira no mu bundi buzima. Nimba ukiranukiye pasteri kiranukira na mudugudu. Ntibakigira abantu b'abanyamwuka cyane kandi n'abakakano katari keza ma. Kuko iyo uri umunyamwuka cyane n'ibyo umubiri ubinzobere yabyo. Ibyo bintu byose urabimenya. Ako kando ni nuko rero niko guhita Imana gusa mbona ni Imana cyane ivomerera impano zanjye. Ibikorwa mfite kuri cano yanjye igikorwa cya mbere cyatangiyeho ni icyigisho cyitwa umusirikare wa Kristo. Aho mfata umusirikare w'umubiri haba ari we ntangaho urugero mu buryo bw'umubiri umusirikare usanzwe kugira ngo nigishe abacu ko dukwiye kuba abasirikare mu buryo bw'umwuka. Hakaba rero n'ikindi kivuga ngo tegura ejo rubyiruko. Uko biri kose urubyiruko ushaka kurwigisha ijambo ry'Imana ariko ugomba kubigisha nuko bakwiye kubaho nk'urubyiruko. Cyane ko nge nabaye urubyiruko rwatesetse nabaye mu bintu bikomeye byagombaga gutuma ntazavamo umuntu nkanye. Nk'ibiki bibiri ibintu bikomeye nabayemo nuko nabaye ifubye kandi ifite umuryango. Ikindi nuko nimenyeye ubuzima nkiri umwana muto. Nimba naratangiye kwikodeshereza inzu yo kubamo mfite imyaka 14 na 15 nkaba narikodeshereje inzu nyine nkayibamo kandi ghetto
geto kandi simbe wenda ikirara cyangwa ngo ntumuco nkababwira nibanga nakoresheje kugira ngo nkomeze kuba umuntu muzima urumva hari impuguro hanyuma ariko nkanigisha urubyiruko ko kugira ngo ugere ku rwego ugomba kugeraho wifuza ntago bikenera papa na mama abavandimwe n'inshuti n'abaterankunga ntago ari bo fondasiyo kuko bibaye fondasiyo ifubye ntizagateye imbere kandi tuza abantu bifubye bateye imbere ndetse bagera kuri ibyo rero ni ibintu bibiri nagusobanurira yego ibyo ni ibikorwa bimwe mu bikorwa kuri TV online hakaba n'ikindi cyitwa ngo tegure menya nibi mu bubatse ikiganiro cyitwa menya nibi mu bubatse njya kugitegura nitegereje ngewe ngira abantu benshi bankurikiye banampamagara bangisha inama nasanze abantu ibintu bitaho ahanini wenda nk'amasengesho basenga managirira neza urugo rwanjye ugasanga umuntu asenze amasengesho y'iminsi 7 asengera urugo ariko kumva ko amasengesho yasenze ahagije ngo niba abandi bita barokore biyita nanjye nkashyizemo yego ariko mbere y'uko usenga hari ibindi bintu ukwiye gukora hanyuma bya bintu wakoze mu rugo mu bana ku mugabo ku mugore wawe bitagira imbaraga bigashyigikirwa n'amasengesho ko umuntu ushobora kuvuga ngo Imana imurindira umugore Imana iramurinda se hari ibintu Imana izamurindisha ari nibyo nawe ukwiye kumurindisha kandi ibintu umugabo azarindisha umugore ntago ari Imana izabimurindisha bose agomba kugira uruhare rwe umugabo arinda umugore gute kumufuhira oya kumufuhira ntago ari ukumufuhira none se tuvugishije kuri waba hakeya umugore wawe utamukunda ngo namwiteho sibyo hanyuma ugahora mu butayu ngo Imana ikurindira umugore ntazaguca inyuma none se ubwo uvuga ngo umugabo kurindira umugore hari abagabo barinda abagore babo urabona ngenda umunyamakuru tugenda twumva utuntu twinshi tukabona utuntu twinshi akarinda umugore ku buryo anamuconnectinga telefone ye akayihuza niye ku buryo wajya guhamagara wa mudamu wa mugore nibisanzwe message nibyo ajye guhamagara bikanza bikumvwa na wa mugabo uzi ko bibaho gusa ntabamurinze none se kumurinda urumva atamurinda ni kizere gicyamufitiye bashatse kuvuga ngo hari ibyo tugomba gukora ku giti cyacu tubazwa hanyuma ibyo tudashoboye bigakorwa n'Imana ibyo rero tugomba gukora ntago bizakorwa n'Imana nubwo abikwemerera ubwo umugabo mu gutanga keya biri mu kurinda umugore kugira ibyo agomba kumukorera wa mugore atanyurwa nabyo akohereza isengesho tuzabigarukaho komeza twakomeje menya nibi mu bubatse hari ibindi bintu abantu bagomba kumenya birenze amasengesho hanyuma nkagira ikindi kivuga ngo kera n'ubu hitorero kera n'ubu tuba turi kureba agakiza ka kera na kubu ibyo kwishimirwa hanyuma maze kugitegura mbona n'umusaruro wabyo kera byari bimeze gute ubu bimeze bite umusaruro balance y'umusaruro mu baturage yego hanyuma maze kugikora nsanga hari ikindi ngomba gukora kivuga ngo hakorwa iki mu itorero ngo ni ikindi cyitwa hakorwa iki mu itorero dukora iki kugira ngo abantu batuzinutswe abantu badashaka gusenga bagaruke abavuye mu gusenga bazi itorero rigira agaciro n'abaririmo bagira agaciro twakora iki hanyuma ndumva ari ibyo filime zo ziza gute filime nazo zari ziriho ifite filime yitwa ubuhenebere rundura yo kuwa gatandatu nkagira n'iyitwa ikigugu yo kuwa mbere nkagira n'indi filime nari ifite yitwa imperuka yo kuwa gatatu ibyo rero ntangira kubikora ni nk'ibyo byose hahita hava ni nawe wazandikaga zandikorwa na Charlene umukobwa wawe yego akazandika ukazikina nawe hari igihe dukina niyo atari kwiga urakoze cyane inshuti bakunzi kuri Mama Charlene Official TV ni Mama Charlene n'ubundi turimo tuganira ku bikorwa bye bitandukanye bijyanye cyane bishingiye muri uku kubaka iyi television itanga ubutumwa itanga impuguro yigisha nkuko rega n'imirongo migari ijyanye n'itangazamakuru ibiteye ni ukwigisha ni ukumenyesha ndetse no kwidagadura entertainment no kwidagadura umva muri amafilme ni byinshi rero noneho nibyo bikorwa gusa se bishingiye kuri buryo nta bindi ku ruhande ukora ivuga ubutumwa ryo hanze rikora gute ridashingiye hano
Iyo ibivuga butumwa ryo hanze ndikora kuba batumirwa umuntu iyo yantumiye ndagenda nkajya kubwiriza nta bindi yego ryo arikora yego muri make ibikorwa bishingiye ku itangazamakuru n'ibyo bitandukanye byagutse urimo winjiramo hanyuma se kubitekereza gutyo wasanze bifite umumaro nibyo guhindura societe kuva kugira ngo ive mu bwiza ijya mu bundi kandi societe iragutse iri mu bakomeye n'aboroheje iri mu bishoboye n'abatishoboye kuko ibyo byiciro biriho iri mu bato n'abakuru byose ndumva warabikomatanyirije hamwe kugira ngo abantu bave mu bwiza bajye mu bundi ndetse habe renew kubaka bushyashya abantu bo kudandabirana ngo batinde gusa ahubwo habeho no kwiyura mu mitekerereze none se ubyubaka ni imbaraga zawe zonyine zabyubatse ni amafaranga yawe ubushobozi bwavuye he hanyuma inyungu ukuramo nizihe wenda ngewe uburyo nkoramo uyu murimo ni nako natangiye kuva nahamagarwa yego mfite umushinga wo kungura Imana yabona nayo imaze kunguka nanjye gakora mu ikofi kampemba kuyungura yego yarahombye oya mu bayungura ushaka kujyamo cyangwa uri mu yaguhamagaye kuva nahamagarwa wenda ndahera hasi kuvabayeho kuva umugambi wayo gutegura ngo mama Charlene azavuga Imana yampamagara nagiye mba mu nyungu zayo kandi inyungu zayo nzibonamo nanjye inyungu zanyu none uko uzikomeyeho rero kurushaho cyane uzikomeyeho urabona nkitangira ivuga butumwa ntumirwa natangiye kubwiriza muri 2004 nkiri mutoya nijyana nta wantumiye ngera noneho ku rwego rwo gutumirwa mu biterane muri iki gihugu cy'u Rwanda ahantu henshi hari ibiterane by'abagore nkatumirwa cyane rero ndumwe mu bavuga butumwa watumiraga kandi nikomeze mama Charlene turagushaka nta zindi kondisiyo nta mafaranga uca ntabwo bishoboka mbwira umunsi nandika muri agenda mpa adresse zaho nzajya mbyandike nzakora iminsi ngahe nabyo mbyandike hanyuma nzigisha ibihe byiciro nibyo mbaza umuntu untumiye n'insanganyamatsiko zanyu nizihe kugira ngo rebe niba ziboneye cyangwa niba hazo wakongeramo ako nako urumva ntashyiramo akantu keza bakundaga kuntumira kuko baba babizi ngira ubutumwa bwenda kungana 40 nagiye mpabwa n'Imana ari ubwo ibiterane by'abaririmbyi urebye ngewe nta nahantu henshi bampaga insanganyamatsiko kuko bazi ko buri cyiciro ngifitiye message edo wafa kumenya icyiciro gusa uri bubwirizemo niba ritano risanzwe rusange niba ukunda kumpantuza yego urakoze cyane hanyuma nkagenda nimba ari igiterane ari amaparuwase ndazunguruka nkamara icyumweru nashakaga ibyo kurya bihuye n'icyumweru ngashaka itiki njyana ikanantahana byanaba ngombwa nkikopesha nkaguze nuko nakoreye Imana aho ngaho nagiye kubwiriza nabagirira nk'umugisha mu mwuka barimo yego bavuga batakira mukozi w'Imana turaguhezaje bakampa envelope tugwesheje umugisha ntabwo ari ituro nuguguhesha umugisha nukumpesha umugisha urakoze cyane nkagenda najya kureba nkasanga rye bampaye itike yanzanye amina habwira Imana intare kunkomeza umutima kuko nimba wikopesheje ibyo kurya icyumweru cyose nabyo binanira bene wacu kwikopesha ibyo kurya by'icyumweru cyose abana 5 yego kuba wafashe itiki kujyana ikanagutahana wajya konekana baguhaye itiki gize gute iya kujyanye cyangwa igutahanye iyo rero utari mu zindi mbaraga urorakara kandi iyo urakaye ugaca imanza zikomeye iyo urakaye ihita icamo umurongo ubyo wavuze ni itegeko ni ihame nari narabirenze rero kuko najyaga mva ahantu muri ubwo buryo nagera nko mu rugo umuntu akampamagara ni wowe mama Charlene nabonye CD yawe nari ifite CD nari narakoze igiterane sohora volume ya mbere n'iya kabiri by'ubutumwa yo Imana iguha umugisha nafashijwe mbwira mobile mane yawe umuntu akama 20,000 umuntu akama 30 nkabona Imana yampembye hamwe maze imisi nzunguruka uko nabayeho noneho ngeze muri ibi iri tangazamakuru nashimiye Imana ko yafunguye iyi mama Charlene kuko nge muri gahunda yanjye ntibyari birimo ariko ibintu byose ngomba gukora sibyo nzikoresha hari n'ibyo nkora nkoreshejwe kugira ngo Imana yunguke iyi ntuza hari ibintu byinshi abantu bakora kugira ngo babone amafaranga iyo murongo wanjye Charlene Official TV Imana iri bwunguke
nareba ngasanga Imana ntiri bwunguke ahubwo ninjye uri bwunguke kuri cano yanjye harajyaho amadolari ariko bisenya abantu cyangwa abantu basubira inyuma ngira ibintu rero nsezerera ko bitazangerera kuri ntuza yawe muri make ushaka kugira ngo Imana yunguke ariko n'abantu bunguke yego bose bunguke yego hatari kwa kundi ko guhombya abantu ngo Imana yunguke nyine ariko icyo gihe yihombeje abantu b'Imana ubundi Imana yakungura kuko ubukomerekeje abantu b'Imana abantu bayo yego numva hose bayibalansa kugira ngo Imana yunguke n'abantu bunguke hanyuma inyungu ugize ku Mana zikizana ku bantu zikakugarukira ari amashimwe yego ariko guheje wa mugisha uva mu buryo bumwe ku bundi yego urakoze cyane kubera iki utateke izo nyungu zijyanye n'ibyo turazigarukaho ariko ati najyaga mu bigo butumwa bakagerageza yenda gutekereza ko barampesha umugisha yenda ngiye nta condition runaka ngira ariko abagira condition babaho urabizi ko babaho ariho n'abatanavuga ariko ugasanga akwepye ubutumire cyangwa ntanitabye telefone kubera ko nyine abayavuze nk'ifuru bamaze kumenyekana kuko twebwe mitagazamakuru tubavuze usanga banatumira hano turampanga oya ahubwo aho agira ngo naguce ntanaguhakanire akakwiryaho gasanga arakwepye akagwa n'iziri gahunda nyinshi cyane arimo uko mbese nta mafaranga utoboye uvuze ibyo nukuri ya essence cyangwa ya moto butumwa nka Nyabugogo ugiye hese kubwiza amashari ngiye hana ngo he ngo aho hantu giye ukureho ubwo navuga butumwa bagenzi bawe okay nkureho iki ngo nta nijana bakwihera umva ngize umubabaro ngo inyungu mbikuramo cyangwa intuza mfite niyi kugira ngo bishinge first of all inkunga wayivanye kuko tukiraho ndeka mbanze ntabwo babonye yariyo iyi kamera ndi kubona iki kamera cyiza cyane kiri professional tumaze kwicara ku makamera menshi ariko iyi kamera niyo ntabwo nzi ubwoko bwanjye sinjya mbimenya ko ntabwo ndi cameraman ariko nk'iyi kamera ni yawe cyangwa wayikodesheje okay dore ni nk'ibi byose mu bantu bari baravuze ko ntazakora uyu murongo ubwo ndakora cyane yanjye narindimo ngewe numvaga ari ibintu bizantesha umutwe navugaga ngo nzajya mpa ibiganiro abantu bankurikirane ku yandi mantuzo ariko Imana kuko yabonaga ko ahandi bitazakunda buryo ufite iwawe haba ari iwawe nagiye mbona maze kwamamara nabonye umugisha umuntu akamamagara ngo mbwira amazina ari kundanga muntu ntamuzi nkugurira isukari y'abana none bakabikora kuko nari maze iminsi mbwirwa nitabeshye ikambwira ngo kubwishyaka n'umurimo wanjye wakoze nta zindi nyungu ngo ufungurije konte muri Beka yego kandi uzakora ku mafaranga y'amanyamahanga none wakozeho ego rimwe se kabiri n'ubu ndacyayakoraho twagiye yego ubwo rero ukuntu Imana yamfunguriye umuntu akambwira ati mpa amazina yo kuri nimero yo kuri indangamuntu ubwo abashatse kohereza amadolari nagiye mbona umugisha ari naho havuye ryashya ari nakubwiye byo kurya kundoga no kundogera abana yego ngira umugisha nkajya njya muri Beka urabona za covid naguma mu rugo yego hariya niho nabikiye amafaranga ya kamera muri sibyo ko ntari ifite gahunda henze ko nziguriramo ibibanza indi mishinga ibya kamera ntibajyari birimo hanyuma ibikoresho byose fite n'ibindi byahiye uretse iyi kamera nabyo ndavuze byahiye iyi kamera bari kamera ni yawe ni yanjye ariko burase yitwa gute mbwira ntago nyizi sinkubeshe ntabwo bayita neza yitwa gute Canon 5 Remark 5D Remark 3 ntabwo kubivuga nge oya ndiko musubiriramo ntago nge mbizi nyigisha ubivuge cyane ariko barakumva urumva ibi ntari njye wabishobora n'icyo giterepiye muri make n'ibindi bikoresho muri make ubwo ni Imana kuko wunguye Imana ufite na gahunda yo gukomeza kuba mu nyungu z'Imana kugira ngo Imana idahomba igenda ikungura ukabona nka kamera ngiye kuko ngewe amakamera menshi twicaraho turayazi iyi professional ni nziza cyane irakaze rwose irakaze hanyuma n'ibindi bikoresho ufite byaje muri ubwo buryo Imana ngewe nabiguriye rimwe nagiye gutangira nta bishyashya kandi nagiye gutangira nta na kimwe mbuze n'amatara amamikoro n'amatara amamikoro saya yonyine mfite na twa tundi twa cravate ubu ndashaka kutugurira amabuye nahubutse natsi 2.5 wajuje wa mu ikarito zifunze ziri hariya waba utuguze
250 bikabisa muri make uri pakapara uko wakora icyo bita live streaming. Yego ni Imana yabikoze. Arakoze cyane. Urumva rero ko Imana ikomeje kumugiraniza. Hanyuma uteganya kuzunguka gute kuko numvise ibintu byose uvuga ntago ari bya bintu ubona bisa bitwika abantu bazana ibintu bitanabaho sometimes kubitangaza makuru gasanga bari kuzana ibintu bimeze ukuntu kugira ngo bagire hit bahitinga bitwika ukuntu nkuko. Wowe ufite ibiganiro bitandukanye plan yawe umaze gutanga mu bikorwa byawe nijyanye no guhuza aguhana agaciro mu buryo bw'Imana no mu buryo bw'ubumuntu. Yego byose bikuzuzanya kandi abantu bakunguka. Kuko arabarasha kumva ikiganiro akavuga burya iyi technique yo kwiteza imbere mama Charlene arayimbwiye nsanze mbifite ariko sinari mbizi yakwiteza imbere akabarungutse kuko wamuhaye ikiganiro cyiza. Urateganya ko noneho uwibiganiro ukoze bisosho cyane ku buryo yenda filime yo ishobora kuba ifite undi buryo ariko nawe udepensamo kutanga amafaranga menshi. Urumva ko nabyo birakuvana ubushobozi. Wowe uteganya kuzunguka gute? Yego waruvuze ngo gutwika umuntu yatwika ubwe si ngombwa gutwika. Muri rusange ngewe ndatwika. Muri make rusange ugiye kuvuga ko ubwawe uri umuriro. Yewe ubwanjye ndatwika si ngombwa ko ntwika. Abatwika nuko badatwika. Ntabwo ukeneye kuzana abatwitsi. Gute se nge ndatwika ubwanjye. Hano yanjye ratwika yego rwose. Nese ugira ngo turi amazi turi imiriro. Muri miriro. Haleluya. Ubwo rero ntago wajya kwigujya gutwika kandi nawe ubwawe utwika. Nukuvunikira ubusa. Naho kumbwira ngo aho kungukira mukuri kose yo nza kuba mvuga ngo iyica nigomba kunyinjiriza hanyuma nkasohorera nkinjizayo. Nimbivugira hano kuri kamera abantu banyumve kuko nta wenda kundasa ni ibintu byanjye hano ushinzwe ndi CEO new boss director manager managing director. Yego kabisa yego kuva nabaho nayikora. Hanafata ya magana ngahe ndangwa ngo mvuge ngo ana amafaranga avuye hano. Ana amafaranga YouTube guhembye. Ndi imbere y'Uwiteka uti kuki. Urumva uburyo yatangiye yazamutse neza. Kuko mu kwezi kumwe yahise yinjiza amadolari 200. Kwezi kumwe. Ariko niko nyine nawe urabyumva. Bari kugukanira. Bari kukugira ishyamba. Yego. Yafunguwe bitangira ikibazo cy'uburwayi bw'umwana wanjye. Nayifunguye mpita nshyiraho filime. Filime zirakosoma mw'abantu. Oya nizo za mbere. Amafaranga filime n'abakinnyi n'abagaburira n'ibiki. Na location. Byihoreye. Noneho hamwe zagateye imbere Charlene yanyandikiraga filime ndumva igeze mu 150. Yarandikaga bamaze kubona ko ari kwandika filime yajya kuyandika nkasanga yahisa yikubita hasi aho aryamye. Mama muhamya wamuvuzeho ko bari baroze nyine bari abana babiri ba Charlene barabaze gusara. Bakurikirana twakoranye bagikurikirana. Siko ndikujya numva noneho nahisha ari kwatakura mwana byahereye. Yego. Imuri se yize mwataka yakoze igitabo. Yanditse igitabo. Yiga mu wa mbere primaire ibutare ku Isimbi. Nibwo bwa mbere yanditse igitabo. Kiwe kivuga ku bakobwa babyara batwarinda mu buryo butateguwe. Ariko uvuga ngo hari uruhare rw'ababyeyi ariko kuba ufite umubyeyi mubi ntibigushobora ntago ari byo bikwiye kugushora mu ngeso mbi. Ugomba kubaka amateka adashingiye ku muryango agushingiyeho wenyine. Agomba kugisohora. Agomba kugisohora. Urebye naho byatangiriye. Draft irahari? Imbanziza mushinga irahari? Irahari. Twahaye n'umuntu ngo agikore nawe tumuha amafaranga ari amafaranga aririra Imana imubabarire. Ariko cyari kigaruye? Yarakiduhaye ariko kidakoze. Ntacyo. Ubwo gihari. Charlene nyine namara gukora ikizami amaze kwiga hari ibinazinjira. Ubundi Charlene ubwe yiga mu kangahe? Yiga mu wa 4 ariko ubu yari kuzajya mu wa 5 segonderi. Yandika amafilime akandika n'ibyo bitabo ari muri amashuri. Akagira n'ikiganiro cyitwa Fight nimba ari Fight or Die Rwana cyangwa upfi agikora mu cyongereza no mu kinyarwanda. Icyo kiganiro gikorera he? Kuri mama Charlene kirahari. Yego. Okay. Hari gihe nawe muzabona na mukaganira. Kuri inyungu nzigumamo. Iyo mibare yo kuvuga ngo kuri ntuza yanjye hinjiraho
ninjiraho ibihumbi 100 n'urugero hanyuma ngasohora ibihumbi 700 ninjiraho ibihumbi 300 ngasohora ibihumbi 600 sinyibara arayo sohora ntayo mpingira yego simba nahinze ngo niyo hakuya uko nicara kuri kamera yego ndi kuvuga Imana niko ikungura nk'ubu ngubu ushobora no kujya muri telefone yanjye ngasanga yajemo akaka turi kuri kamera baratoroma ngo njye gutwika ngo kugira ngo hashye natwe ngenda twika nakugira ngo hashye tukiraho niho bava basebyanya yego niho bava basenyana kandi kantu ushobora gutwika ntawe utwitse ushobora gutwika nta twitse udatwitse umuntu ukitwikira wowe ubwawe ariko ntushiririze abantu nunabatwike ugatwika ntihagire iki nzagakurikirana tuzakagarukeho gutwika ntihagire utwika inyungu rero ya mbere mbona muri ibi bintu nkora yego iyo umuntu yanyandikira umuntu wambwiye akantu keza yanyoherereje icyigisho nari ndi guhugura abagore ntabwo aba mu Rwanda arambwira ngo mama Charlene nguzi ko iki cyigisho aricyo cyatumye mbatizwa ubu yarabatijwe n'umurokore mwiza kandi ni icyigisho cy'abubatse nyine noneho ukabona urubyiruko umuntu araguhamagaye ati ikiganiro wasohoye cyandemyemo icyizere nongeye gukomera inyungu ya mbere nkura muri ibi bintu nuko misiyo nimba mvuga ngo abantu bakomere bakomeye bahumure bahumuye bagirira Imana icyizere cyagarutse bakunda Imana bayikunze bave mu bibi bavuyeyo birabintera courage nkahita ngira courage ni burya bya bintu bifite umumaro uwo ni umusaruro wa mbere kandi uwo musaruro Imana iwukuyemo ushobora kuba hasi ntago bishoboka Imana iwukuramo imiryango ikawukuramo yego buri miryango avana umusaruro igihugu cyo nambanje igihugu kikaba cyambere kubona umusaruro yego abasirikare beza polisi beza bagitifu beza abantu bakora muri hoteli beza barimu beza beza abamotari beza abanyonzi beza abantu beza bana beza okay izo nyungu ziza umuntu nk'uwo yahomba se ntabwo yahomba okay nuko rero inyungu muri ubwo buryo nzibona naho izo gukuraho amafaranga hariya iyo nza kuba arizo shaka iyi saha nabifata byose nkabiteza nkaryama nkanaruhuka nkajya nkora ibindi nyine nkabwira Yesu ntimpereza ariko urabona ko hatangiye gushya ukabona nyine umuntu atimbwira amazina yo kundangamuntu nuko bimeze Mana hatangiye gushya ari kubura ikintu hari kubura ikintu kuri mobile word limit mobile money cyangwa n'ahandi nta muntu wigeze anyishingira ngo anyitangire ngo abigenze gute mama Charlene nguwo rero mu bikorwa afite cyane cyane byagura televiziyo mama Charlene official TV urumva ko biragutse ni biganiro byinshi n'ubundi bizasaba ko bikinamo amafilme bizasaba kuko nabyumvise bizasaba ko bikinamo amafilme za amafilme kubyandikaho ibitabo ibintu nk'ibyo hanyuma iyo muri urugendo urahagurutse ushinzwe igitangazamakuru wabibonye gute umaze kujya uganira n'abanyamakuru baguha ibiganiro baguhostinga wabibonye gute urubuga rw'itangazamakuru abanyamakuru babonye gute okay uburyo nababonyemo ntabwo nize amashuri y'umubiri menshi namwe ayo hasi nyine atanabanza ngira ngo ariko nageze mu gatandatu sinawurangiza primaire nabonye itangazamakuru nubwo ntaryize jewe ntago mbizi bira bintu ntago mbizi nimba abantu bari gukora itangazamakuru bafite diplome yabyo kuko babaye bafite diplome yabyo abantu babigishije baba barabahaye ruswa kugira ngo bazibahe ntago nshobora kubona umunyamakuru ushobora gukora inkuru yo gusenya atari kubaka uburyo nabonyemo itangazamakuru ntago nemera ko abantu bafite diplome kuko abazifite harabubona ukabona yuko abanyamakuru nzi njya mbona nkavuga intu yunguyu afite diplome bitewe n'ibyo yakoze arabujya ubona yego ariko ntago bakunda kuba kuri aya macano yacu usanga badahari bari ahandi mu bindi bikorera nyine yego hanyuma cyane ko nukora kuri channel TV online biranagoye burya n'ubutanabizi twagiye biranagoye bashobora kuba bemera ariko wabonye ko nimba warabonaga biri ku abana menye yutunze urakoze cyane narabavumbuye kandi warababonye undi kumva ko ukuntu nababonye
rwose wenda nko mu bintu leta igihagurukira nabizabihagurukire kuko bamaze guhungabanya ibintu byinshi. Umuntu ukora inkuru ushobora kudakora inkuru ngo wigishe ijambo ry'Imana, ariko nibura inkuru wakoze igasetsa umuntu ikamukura muri stress, burya nabwo ni byiza. Ariko navuze ko mu murongo wabyo birimo icyo bita entertainment. Yego irebe komeza nubwo nta mashuri ifite ubumuntu n'ibitekerezo, ushobora nko buri ibintu byose abantu bakurikirana. Nk'ubu hari ibintu nirebera nkaseka nkenda gupfa. Hari umuntu witwa nyina w'amapape njya mbona nkuri iyo murebye mva ndasika nkenda guhera neza nkasika nibura nkanishima iminsi yanjye kiyongera. Nta jambo ry'Imana yavuze sibyo, ariko nibura igihe mu rwenya ibintu nk'ibyo wakintu we ngo nibwo ikintu nk'ibyo ajya akora ko kanu yivugiye uko kanejeje umutima wanjye ndisekeye. Hari n'igeni zari mu mpano zari ni byiza. Uriya rero nyina w'amapampe aruta wa muvuga butumwa ngo ni n'umuhanuzi ngo Imana yantumye kuri kamera, aje guhanura ibyo abeshye, aje guhanura ibyo bapanze, aje gupfurikira abantu, aje kuvuga ubutumwa, aje kuvuga abantu ni ba escrow band. Uwo sinanamureba nakirebera nyina w'amapampe cyangwa aje guhangana. Yego. Hanyuma abanyamakuru urumva ko ufite ibyo babanenze, ubwo bivuze inshuti bakunze mudukurikiye kuri M.Charlene Official TV. Impamvu baje ikibazo ubundi cyaha ibikiganiro kwacyo, ariko nuko tayari ibikorwa byose yavuze bishingiye ku itangazamakuru, yashinze igitangazamakuru. Hanyuma nde kugira ngo urubuga yanyuzemo ndebe ese yarunyuzemo abona abanyamakuru akora ibiganiro, akora amafilme, nabyo ni inkuru zo mu mafilme. Hanyuma ese yabibonye gute kugira ngo tubuhuze n'uburyo n'ibikorwa yavuze bishingiye kuri M.Charlene Official TV mu buryo kandi bwagutse. Nicyo cyatumye nkubaza iki kibazo, nubwo nakiguha ari kiganiro ubwacyo cyonyine abatagira ngo na defiye. Hanyuma muri icyo kibuga cy'itangazamakuru wahaboneye uhabona ibyiza kuko ufite umurongo kugira ngo abantu bave mu bwiza bajya mu bundi, abantu bayobye bagaruke umurongo, abantu batanye bagende gake, abantu bari mu gihombo bagaruke mu nyungu zabo bwite n'inyungu z'Imana n'iz'abantu, ku nyungu zabo bwite ndetse n'iz'Imana, ariko urugagaramo n'itorero, amadini n'amatorero ari kubagaruramo kuko bari amadini n'amatorero nabo bafite benshi bayoboye bashoboye kuyobya cyangwa bakigisha ibyiza, byose bigashoboka. Ndabeshye kandi kugira ngo bikosoke nuko bikosokera kwitangazamakuru kubera ko ni inkingi n'ubundi ku murongo wa 4 mu rwego rw'imitegekere y'igihugu n'iyisi muri rusange. Nabyo warubize inkingi y'itangazamakuru. Gataho rero abanyamakuru urumva ko uragenda ubanenga bimwe tutarajyamo, ariko none se ari bose kubibonye benshi abakuri ibi bitangazamakuru byacu atari ya mateleviziyo n'amaradiyo benshi niko bameze pe, kuko umwuka wo gutwika mu nyungu bari mu nyungu zabo dejanso kugira ngo cyano zabo zihitinge zitwike bije mu ijambo rimwe bariho kubw'inyungu zabo n'abagore babo n'iterambere ryabo, ariko umunyamakuru akwiye kuba mu nyungu za rubanda. Okay, za rubanda. Ariko nako biri banza ahubwo nawe warakoze amahugurwa. Ntago ngomba kuba kuri M.Charlene, singomba kubaho mu nyungu zanjye n'inda yanjye n'abana banjye, ngomba kubaho mu nyungu z'itorero n'igihugu, ku buryo umuntu wese nintanamwigisha ijambo ry'Imana nibura na seke umugire n'inama mu buzima busanzwe. Nimbura umunyamakuru udasenga nibura bwira abantu aho igihe kigeze, ubabwira ukuntu bakwiye kwirinda, ubigisha ibibakura mu bukene basekera ariko zane n'akaryuri karyuri kakahungu y'umutika akana keza cyane cyangwa bafasha abantu nababona nkiriya ngo Afrimax TV iri bakora ibintu bikomeye hari abantu bariye ku bwabo, hari ababonye amazu, hari abagiye kwivuza. Biriya ni ibikorwa Imana ikunda iri mu ijuru, kandi uzajya babona bakomeje kuzamuka bagatera imbere. Hanyuma ubu butiku bwacu twirirwaho ngo turi aba evangeliste, vuga ngo ubutiku bw'abariya ubwacu tubureke bw'abariya nyine bimenye ukuntu nyine butuma abantu baba batindi n'abakene ntibanazamuka, guhora mu mateka imbere gutikura biradindiza.
mu bikorwa bitandukanye mama Charlene amaze kutubwira kuri mama Charlene official TV atubwiye byinshi nutwa dukomeje kwitangaza makuru hanyuma uhagurukanye imbaraga rero zituma ukosora bigenda bakorera hamwe amakosa mu itangaza makuru ashaka gukosora nta mbaraga mfite ubushobozi mfite uburyo nabakosoramo ariko gukora ikinyuranyo basi bateka tuvuga ikinyuranyo byiza binyuranye n'ibyo ngibyo ubonayo urakoze cyane ubutaha nzakubaza mama Charlene ninde wakomerekejwe n'iki mitangaza makuru wanyuzwe n'iki washimijwe n'iki benshi bagufashije ni bande ubwo n'iki kiganiro nzagutegurira none inyungu za mama Charlene ntago zubakiye mu gutwika no kubona amafaranga kuri YouTube ariko nayo naza YouTube ni guhemba uzayakira utanyuze mu buryo bwo gukomeretsa abantu kugira ngo nkomere kugira ngo ukomeretsa abantu kugira ngo nkomere no okay kugeza gushinga itangaza makuru uri fiere urishimye gushinga iyi company ndishimye cyane kuko no mu myaka iri imbere naraye umukecuru nzajya ndeba ibikorwa byanjye nishimye nta n'umwana wanjye uzagira ipfunwe kubw'amagambo navugiye aha kuko ndabizi neza ko abandi mu myaka iri imbere bazicuza ibyo bavuze yego abazakurikira rero mu bikorwa bitandukanye urabasaba iki yego ikintu ushobora gusaba abantu sinzi umuntu wigeze avuga ngo ituro riba hano ni share ni ugusharinga gukora comment ugakora subscribe nimba umuntu udashoboye kumutera inkunga ngo agure iyi mikoro fata ikiganiro wabonye ugihundi uko uhembutse hari abari bumagaye nkawe yego ndumva ari cyo kintu cya mbere nabasaba ikindi nasaba inshuti zanjye ni ukumva ibyo mvuga ariko bikagerageza bahindura kuko guhinduka kwabo hari amakamba nzambara hari n'imigisha nkiri mu isi ngomba kubona bajye bumva ariko banumvira ikindi bajye bampa inama bampa inama bampa ibitekerezo nungaya bimbwire ariko nanone wijya kubyandika kuri comment uzabyandika kuri comment mpite nyisiba kandi buryo umuntu waguhaye inama kuri comment yo kugutuka hari abandi bifura kwandikira mu gikari ukabona ko reka nkunganire commentaires zitukana nta twego mutagaza makuru turazikunda kuko ubonye balance y'abantu bakurikiye itangaza makuru uko bangana ubusharire bafite cyangwa se yari gitutse yego ariko kuko kuri mama Charlene nizere ko hajyaho televiziyo hajyaho nimero za telefone zijye ziriho rero inama zihariye zijya mu gikari ariko izungura ibitekerezo ku kiganiro zijya kuri commentaire hanyuma ikindi noneho ubu n'abantu bafite ubuhamya kuko ubu twabonye umwanya wabyo abantu mufite ubuhamya ariko butari ubwo kubeshya oya bafite ubuhamya kuko n'ubundi baca muri management y'itangaza makuru araza mukaganira mbere yuko binasohoka niyo nabikora bafite ubuhamya muri rusange reka kuvuga ngo byo kubeshya ndi kukunganira mama ni ukugira ngo bagire ubuhamya kuko n'ubundi editor line yawe ni muri editing araza ntabwo yatanga ubuhamya kuri kamera ataganira na management y'itangaza makuru siko bimeze yego nibyo ariko nanjye kunyemera ndakwemera wanyicara iruhande ntakwemera urakoze cyane subscribe kuba byumva biri mu cyongereza ni inyuguti zitukura ku kiganiro iyo ukanzeho hari abagusaba ngo kare no kunzogera nugira ngo ikiganiro kigisohoka kikugereho utabanje kwaza ngo ariko mama Charlene yasohoye hasohotse iki kutatwoherereza muri ubwo buryo bwose subscribe akando kikamugeraho atabanje ko bamusharinga hanyuma like karakano kameze gutya kakaganza ni ukuvuga ngo ndacyemeye ndagikunze kandi no gutera courage mama Charlene kuri mama Charlene official TV yego ni turo ni umusanzu ni inkunga ni umusanzu abarya amaturo cyangwa abayasaba batagira ngo twinjire mu murongo wo gushaka amaturo ariko ni umusanzu ni inkunga no guhesha igitangaza makuru umugisha ndetse n'uwagishinze n'abagikoraho n'abandi muri rusange hanyuma commentaire y'umwihariko kuri mama Charlene irebana na mama Charlene ubwe uko wamubonye uko umutekereza kuri nimero
jya muri message ya nimero yego iri kuri ku nkuru iri kuri titre cyangwa muri description noneho ayandike agohe inama ariko ku kiganiro nyizina ashaka kuvuga ngo ariko ibise burya byangira bafite ibijyanye n'ibiganiro byavuze byo commentaire agomba gukomanta uko yabyakiriye ibi bintu uko yabyumva bidufasha kunonosora ibindi tuba tuzakora yego rero reka tugeze ku murongo wo gusoza ndagushimiye cyane ku bikorwa umaze kuvugira aha ngaha byagutse cyane tugenda tuvanamo kimwe ni byinshi cyane bizakenera abatumirwa kagira abatumirwa bizakora byagira gute ubwo ni byinshi zagenda ugeza kuri benshi bakurikiye Mama Charlene Official TV gira ikibwira abantu mu mahanga bakunda kumva vuba bakumvira vuba bakagira umutima mwiza ujyanye no gushyigikira ibitekerezo byiza ivugabutumwa ryiza ibiganiro byiza inkuru nziza clip na video nziza kuvuge filime nziza abora babwira iki bo mu mahanga no mu gihugu urabwira iki ikintu ushaka kubwira abantu cyane nuko mbakunda kandi impamvu mbakunda nuko nabo bankunda ndabashimiye kwanza mu minsi tumaranye kuko haracyariho gukomeza kubana namwe yego mbashishikariza kugira ngo nyine mukomeze mukurikirane ibi biganiro kandi ndumva ari Paulo wabwiye Timoteyo ngo ibyo wanyumvanye haleluya ibyo wanyumvanye uzagenda ubimenyesha abandi bo kwizerwa ntukagire ubwiru ibindimo ujye ufasha dukore uyu murimo yego ibyo wanyumvanye ntukabigumane nimba byarakugiriye umumaro ujye ubibwira abandi yego ikindi nuko mbaha agaciro kuko muri abavandimwe banjye mwatumye nigirira icyizere kuko mbere abantu hari ukuntu abantu bakwanga ugahita nyine uvuga utari kubanza koko bakaguca intege ariko urukundo bangaragariza muri comment n'abanyandikira nasohora ikintu ugasanga abantu hanze no kukireba bita mbona ko ari abantu b'agaciro mu maso yanjye no mu maso y'Imana uko mu nkunda niko mbakunda nubwo mushaka kunyandikira bamwe simite mbasubiza mbahora ku mutima mbabuza ku mutima niyo mfukamye ngasenga mbwira Imana ngo abakunzi ba Mama Charlene Official zishaka kubibagirwa ndabakunda cyane rero dukomeze tubane abari bambuze nabonetse turi kumwe rwose nabampamagaye mu kambura ubu noneho mfite telefone narazo ngenda zishaka ntago mushobora kumbura naho wambura iminota cyangwa umunsi ku wundi ntago wambura ikindi nuko mpagaciro kunkunda kwanyu nanjye ndabakunda I love you so much bakoze cyane bitegeko uzagikorera n'ibiganiro mu turere dutandukanye kugira ngo abantu bamenywe ibijya mbere muri amasantre muri cyaro hahandi abantu batuye mu midugudu ndabyitege nabyo kuhakorera ibiganiro no kubasura yego nari nibagiwe hari ikiganiro shaka gukora cyitwa ngo hakorwa iki mu itorero ndifuza kujya nkoresha abayobozi b'imidugudu cyangwa n'abandi bayobozi bo muri leta kuko burya abayobozi bo muri leta bajya bamenya agakiza dufite bakabonera mu kuntu batuyobora mu bayobora abayobora nuko bayobora abapagana ko naragatekereje kandi muri icyo kiganiro nkeneye abantu baguye yego batagisenga kandi basubiye inyuma babivuyemo ndabakeneye muri icyo kiganiro abandi nkeneye n'abantu banavuge n'ibyabagushije yego kubera ko arigiye gushwa na mugenzi we kabivamo abandi bantu badakijijwe batanasenye bakeneye muri icyo kiganiro wakumva rero ari umuntu ushobora twakorana ikiganiro udakijijwe yaravuye mu by'agakiza yaba ari n'umuyobozi wo mu bindi bintu ndabakeneye aba bantu nibo bazadufasha kwisubiraho bitewe n'amafuti batubonaho yego ndagushimiye Mama Charlene urakoze cyane wakoze ndagushimiye yego nangira nshimiye kamerama wakoze wana uri umuntu mwiza ujye ukomeza ube umuntu mwiza namwe tubashimire ko mwakomeje kubana natwe urumva ko byagutse nashimijwe nuko abantu benshi bafite amafaranga bafite ubutunzi bafite akazi keza bazabona inyigisho zituma bagira amahoro mu ngo zabo zituma bagira amahoro mu ngo zabo kandi babuza amahoro kubera ko kandi bafite amafaranga banafite n'abantu bakomeye inyigisho zizabageraho nyinshi cyane nako nkomeje ariko ni byinshi biragutse ibihe byiza kuri mwese turabakunda bye bye